Guys, ku muntu wari wambwiye ngo ibintu byo guhakinga Aviator ntago biri gukunda. Iriya link igihe nakoreye video yabaye expired. Iriya link igihe cyarageze iza kuba expired, ubu ngubu ntago ikora neza. Ubwo rero muri bwihangane nkuzana icyo bise Cloud Stack Aviator Prediction, yo ikora neza ku buryo bwo bwose bushoboka, kandi umuntu uwo ari we wese yayikoresha. Yo ukuntu ikora rero ngiye kubikwereka ukuntu ikora igice ku gice cyangwa se step by step kugeza video irangiye. Uraza kuba ufite ubushobozi bwo gukoresha Aviator, iriya Cloud Stack Aviator Predictions. Iriya Aviator Stack Predictions ikora neza kandi irizewe, ntago navuga ko nyine itagoranye no kuyikoresha, sibyo? Ubwo mbere yuko dutangira video rero biragusaba kuba ufite telefone yawe, ubundi uze uconnecte n'ikintu, cyangwa se katubanze duconnecte na laptop urebe ukuntu biri buhure, sibyo? Okay, hano uri kubibona ukuntu hano imeze. Urabona ni Cloud Stack Aviator Prediction. Ino Cloud Stack Aviator Prediction ikora neza ku buryo nyine ikorera imbere y'ino freeway. Kwa kundi nyine bakubwira ngo ikubiti yanga ni freeway. Ubwo rero ngiye ukwereka ukuntu ikora, no kujya kuri iyi email bavuga ni ino Cloud Stack Aviator Prediction, urajya ugasearchinga bahita bayikuzanira kuko iremewe. Hano babanza ugakanda start, barangiza bakakuzanira nuza imeze nka gutya. Urabona ngo iri burangirire, iri buribe freeway kuri 6.80 times. Ku bantu muyikoresha murabizi, uri kubibona iri bugende, iri kugenda. Katurebe koko niba ibi bintu ari byo. Hano iri bugende, turindire nyine turebe nigera kuri 6, nibiragera kuri 6.80. Okay, uri kubibona neza 100% ibi bintu yanyeretse nibyo ndi kugira hano birahura. Okay, ubundi iyo bishaka uhita ukora start, ubundi uri kubibona bihita biba freeway, bihita biba neza ku buryo biba bihuye 100%. Ukuntu ibi bintu ubikora ngiye kubikwereka ukuntu bikora. Hano urazi cyane ko wanazikoresha ari ebyiri, wanayikoresha ari ebyiri ku bantu nyine muzi guhinduranya amanu z'amasite. Wajya ureba site, ubundi ukanda hariya, warangiza ukaza hano handitse continue. Hano urabona ushyiramo link. Okay, ushyiramo link ya Aviator ukoresha. Okay, nenda kankoresha 1xbet.com kuko nge niyo nkoresha. Hano barahita bakuzanira, okay, hano barahita bakuzanira gushyiramo username. Okay, warangiza ugahita ugashyiramo username ukoresha kuri 1xbet cyangwa se iyindi ariyo yose. Warangiza ukaza wenda reka twandikemo downtown 99s, ubundi dukore continue. Ninkora continue kuri nuza yanjye, uri kubibona iri buloading. Nimara kuloadinga urabona bari kumbwira ngo verifying that you are not a robot. Nyine ngo bari guconfirminga ko ntari robo. Urabiza amasite menshi nyine iyi ni uburyo busa naho bwo kurinda ama website yayo. Hano uhita ukavivura, hano handitse I'm not a robot. Hano I'm not a robot ahangaha. Okay, wahavivura urarindira. Bimaze kurindira rero uri kubibona birakunda. Hano bahita bakubwira ngo macho verification. Hano rero kugira ngo bikunde, sibyo, hari way nkeya ubusabwa kubanza gukora. Nyine hari amacoin runaka uba ugomba kubanza ugatsindira kugira ngo bikunde. Wowe nyine ntago zino coin bigorana, ntago bigorana kuko usanga ari nko gufollowinga ukaguha coin runaka nyine ukoresheje TikTok. Katubikora urebe. Hano uhita ukora handitse free, warangiza ugakora go. Okay, ukarindira cyangwa se nyine iyo bihise binakunda uhita ukora connect naribi. Gusa nyine wowe ikintu cya mbere kibanze uri bubanze ukorere ku mafaranga make cyane, ku buryo utari gushye cyane, maze urebe ko ibintu ndi kukubwira ari byo. Hano uhita ukanda, hano ureba mu rubuga ukoresha. Iyo bishaka kunakina game bakakongerera coin, bityo ukayikoresha. Ubwo ikintu navuga nkoresha mw'ibi byose banyeretse ni TikTok, niyo ndi bukoresha. Hano rero nyuma y'akanya gato nkuko ubibonye nanditse, nyuma y'akanya gato
urabibona ahangaha. Hano bahita bakubwira ngo ready, okay, warangiza ukarindira. Nyine iyo ufite coin birakunda kandi ntago bigorana. Hano urabanza ukaza ukabakorera flow kuri TikTok, gusa urabona nyine iyo usoje flow kuri TikTok bihita biza bisa neza ku buryo nyine bahita kuzana ahandi wabonye mbikorera. Hano ikintu ukora handitse waiting, ikintu ukora ni hano handitse start. Hano handitse start niho ukanda bigahita bihura. Rero nkuko mubizi ibi bintu kuri YouTube barabibuzanyije, ntago nagushyiriramo link muri description, barabibuzanyije. Bivuze ngo rero ukuntu nyine bikora, urasacinga Aviator Cloud Stack. Tubonane mu zindi video, bye, ndabakunda, ciao.